twikomereze ahangaha. Dongera mbwirwa ubundi butumwa, ndi kuvuga ku bundi butumwa Imana yampaye. Imana irambwira ngo, Imana yantegetse gusenga, irambwira ngo nisubiremo ubutumwa abantu babwumve batazagira icyo bitwaza. Ariko ndahangaha Imana yahamagaye abagabo n'abasore ngo bayikorere, barayininira, birukanga ku ifaranga. Mbese nyine ifaranga riba ifaranga. Imana irambwira ngo mbwire abagabo n'abasore ngo ndetse abenshi bari kurira ngo mwabuze akazi. Iyo nimuhumure bagabo namwe basore, akazi Imana izanye akazi. Mbega akazi we, imbere mugiye guhura na Yorodani hari imitwaro yanyu y'uburetwa. Nuko uza wikora wese nta bugingo ateze. Uwiteka arambwira ngo igihe kirageze kandi cyabasohoreye yuko abagabo bagiye kwifuza n'abasore kwambara amajipo. Nuko nabibwiwe. Imana irambwira ngo, irampamagara ngo yewe Riziki, nanone ubutumwa nategetswe kubusubiramo kubera ibintu maze iminsi ndi kubona iby'ibisiga. Nuko nari narabuvuze ariko bibaye ngombwa ko mbusubiramo. Ubwo ubuntu butumwa nari narabutambukije. N'ubutumwa buvuga nk'ukuntu nari naragiye gusenga. Rero njya gusengera ahantu mu musozi, njya hasi ndi njyenyine nicaye, nari naniriwe cyane, numva ijwi rimpamagara risa niri hejuru ku musozi. Yewe Riziki we, nitabanye isoni ni Karame kugira ngo abantu bari hirya yanjye bataza kunyumva. Irongera rimpamagara numva ni nk'umuntu uri iruhande rwanjye. Yewe Riziki we, nanjye ni Karame kubera isoni. Irongera rimpamagara bwa gatatu. Yewe Riziki we, noneho numvaga ari nk'umuntu undimo wese, nanjye ni Karame. Karame mwami. Irambwira ngo witegereje ibisiga bigurukira mu mujyi wa Kigali, nanjye nti narabibonye. Witegereje ibigurukira Kacyiru, narabibonye. Witegereje ibigurukira Karuma mu Gasyata, narabibonye. Witegereje ibisiga bigurukira ku mugezi wa Yanza, nanjye nti narabibonye. Irambwira ngo tega amatwi wumve amakuru y'ibi bisiga. Unavugije impanda mu itorero abantu ntibayumva, ariko ibisiga byo mu kirere birayumva. Ngo abantu bo muri iyi minsi bameze nk'abo ku bwa Nowa, babwiye ko imvura izagwa ntibabyumva, ngo bibera mu byo kwinezeza, mu gukora amakwe, mu kubaka amazu, mu kugura amamodoka, mu kubika amafaranga menshi ku mabanke, mu kwambara neza, mu kwiryoshya. Bameze nk'abo ku bwa Nowa, mu tubyiniro, mu kujya koga desi mu biyaga, mu mapisine. Ngo nuko babwiwe iby'impanda ntibabyumva. Ngo ndetse niyo yavugaga ica mu gutwi, yacaga mu gutwi hinguka mu kundi, impanda ikigendera ikumva n'ibisiga. Iyo mpanda nta yindi nivuga ngo nje guhemba no guhana. Ngo ibisiga bikicyumviye impanda bibwira Imana ngo uratwibuka ubwo uje guhemba no guhana. Imana ngo ibisiga byafashe amasengesho biri kwibutsa amasezerano basogokuruza w'ibisiga byagiranye n'Uwiteka igihe byakoreraga Imana, bikagemurira Eli inyama, bikamugemurira n'imitsima. Imana igirana amasezerano n'ibyo bisiga yuko isi itazarangira itagiriye neza ibisiga. Ubisoma arabisanga ahangaha. Mu Byahishuwe ibice 19 ku murongo wa 17. Ubisoma arabisanga byitondere. Byahishuwe 19 umurongo wa 17 haragira hati, mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murya intumbi z'abami, n'iz'abatware b'ingabo, n'iz'ab'ubushobozi, n'iz'amafarashi, n'iz'abahekwa nayo, n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Amen. Kubw'ibyo rero Imana ngo ishatse gutuma ibisiga byanga kugenda,
bikajya bibwira Imana ngo ko basokuruza bacu bagukora ugataha utabahembye. Twabwirwa n'iki ko twebwe uzaduhemba? Imana irambwira ngo ngiye kuva mu mwenda ibisiga. Irambwira ngo nitegereje umujyi wa Kigali mbona ni hato cyane, sanga sara ari igihugu cyose cy'u Rwanda. Irambwira ngo ibisiga byose byo mu mahanga byaratumiwe, nabyo biri kwitegura kuza mu birori. Irambwira ngo rero ngira abakristo b'ibigugu bamaze imyaka myinshi mu itorero bakoreye Imana ntibahabwa basorezwa amasezerano, ngo nibihangane ntizava mu mwenda ibisigaga abo bantu basigare. Bene data wasanga izabyicira imegeri, cyangwa ikagusha isenene nyinshi, cyangwa se ikagusha inzige. Inzige zikaza ari nyinshi, ibisiga bikarya. Nabwira ko abakunda agasosi muzaboneraho, nuko kuko Imana yumvishe gusenga kw'ibisiga. Mboneyeho kubwira abantu bakoze amakwe babanje kugwa mu cyaha cyitwa vansi, gutanga vansi. Imana yarambwiye ngo ingo zanyu ziravumwe, zatangijwe ibuye ry'ubusambanyi. Imana irambwira ngo nzababwire ngo umurimbuzi aratambutse. Icyo cyaha itorero ry'abamanikiye ibiganza ribemera ko musezerana, murabizi neza ko uwishingiye acibwa. Namwe rero mwakoze icyaha kiruta icy'abishingiye abagiye nijoro, ngo murutwa n'abagiye nijoro, kuko mwakoze icyo kintu ngo icyo kizira mukarenga mugahagarara he, abantu bakabaramburira ibiganza bemeza ko muri abasore bazima n'abakobwa bazima, kandi muri inkozi z'ibibi. Uwiteka arambwira ngo ni ukuri izo ngo zose Imana izinyuzemo, inkota y'Uwiteka irahatambutse. Nguretse ko yabahimishije kubahereza abahanuzi babashyeshyenga bakababwira iby'amahoro, ariko ntayo mutezi ngo ariko muri abanyakwigendera, ngo keretse abagiye kwatura bagasanga abayobozi hamwe n'abakristo hamwe bakatura icyo kintu bakoze, nibwo Imana ibasha kubabarira. Twikomereze. Imana irambwira ngo ahangaha ndacyakomeza kuvuga ngo abantu bitukuza, wenda bavuga uti Riziki yaritukuje. Bene data, ubu ni uburwayi. Ubu ni uburwayi, nubwo benshi bavuga gutya, ni uburwayi njyewe mfite. Ntabwo nigera nitukuza mu buzima bwanjye. Nuko rero Imana irambwira ngo mbwira abantu bisize amavuta atukuza. Ngo yabaremye izi neza ko ari urukara. Nzabaze ngo mbese muzajya mu ijuru mwarabaye inzobe? Irambwira ngo mbwira abadefiriza n'abasuka. Nzababaze ngo mbese Satani yavanywe mu ijuru n'iki? Yari yasambanye, yari yishe. Irambwira ngo abibone ndetse n'inkozi z'ibibi umugabane babone mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Rero ngasozesha ubu butumwa igitabo nanone cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Imana yambwiye ngo nongere mvuge aho iwacu ko amaraso agiye kumeneka ari menshi. Nabonye ingunguru z'amaraso 8, nabonye imigezi itemba amaraso asimbisi mbibona. Nabonye imigezi itemba amaraso y'amaraso, haraza Nyabugogo iri gutemba amaraso. Nabonye ingunguru z'amaraso, nabonye ikidendezi, bona ahantu kimeze nk'ikintu cy'ikidendezi. Yabona Nyabarongo nabonye yahindutse amaraso itakiri ibiziba. Nabonye Nyabarongo imiza abantu benshi cyane. Nuko ndabwirwa ngo mbabwirire ijambo ryo mu byahishuwe 22 umurongo wa 12. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicenyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Nuko nahawe ubu butumwa, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, yemwe bakobwa muri kujya gusambana, yemwe bagore muri kwiyandarika, iherezo ry'ibintu byose riraje, kandi ikimenyetso nacyo cy'Antikristo cyaje. Abakristo ubyumva byitondere, niba warashyizweho kashe y'Imana, nta yindi kashe.
muharanire ubwami bw'Imana, niba ngombwa mwemere no kubuzirira, kuko ari n'abatubanjirije bemeye gushyirwaho ingero, abandi baterwa amabuye baricwa. Riziki nanjye uko niko namaramaje, nukuri naho napfa niteguye gupfa niringiye Uwiteka, naho napfa namaramaje niteguye gusanganira umukunzi wanjye, kuko ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo mutegure inzira z'Uwiteka, kuko Yesu yarangije kuza. Yesu yageze ku butaka, araje. Banyamadini, Imana iraje itarobanuye idini runaka. Mwese haba n'amakiriziya yose, haba ngo kiriziya gatolika, yaba abaprotestante, yaba abadivantiste umunsi wa karindwi, mwese Imana iranyuza amacace runaka, dore ko amadini yabaye menshi. Uwiteka batambutseho iyaremye ijuru n'isi. Abantu bagiye bose icyitwa umuntu, ngo mwavugaga ngo mbese Imana ibaho, abenshi mwashidikanyaga mu mitima, abasinzi ngo mbese ibaho, abapfumu ngo mbese Imana ibaho, abatinganyi ngo ntayo. Nukuri ngo mwese mugiye kubona, amaso yanyu atangajwe no kubona Imana, mugiye gushaka ubwami bw'Imana bitagishobotse. Nuko nabibwiwe kubivuga, kandi nditegura nanjye ko Uwiteka nabishima ndasanganira umukunzi wanjye aha ntegerereje ku bicu. Nta bwoba afite, ni ukuri naho napfa ndapfa nyiringiye, ariko ndababwiye ngo mureke ibyaha, muhunga urupfu rwa kabiri. Nibura n'uru rupfu rwo kwica umubiri gusa, ariko uruteye ubwoba n'urwa kabiri, guhora mubabazwa. Muhunga umuriro utazima, ubwo Imana igiye guhana inkozi z'ibibi. Murakoze. Nuko nabasuzaga abatuye isi yaba i Burayi, ukuboko kw'Uwiteka kuraharemera kuko mwigize abanyabwenge. Yaba za Amerika, Imana irahatambutse. Muri Afurika Uwiteka imirindi yirumvikanye, cyane cyane ipfundo ryose izingiro ribaye hano iwacu i Rwanda, kuko twebwe twavuze ko Imana ngo yirirwa ahandi ngo igataha i Rwanda. Imana igiye kugaragaza ko itaha i Rwanda. Murakoze. Uwiteka bane namwe, ngabwira abantu ngo mureke ibyaha niba muzi ubwenge. Kubaha Uwiteka niko Yeremiya yavuze ngo 28 Yobu, igitabo cy'uyu mugabo Yobu yaranditse aravuga ngo 28 aravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaniko kujijuka. Yewe Rwanda urasuwe, dore byinshi bikubayeho. Baba we, dore amabariyeri araje. Yewe Rwanda, wari igihugu cy'igikundiro mu maso y'Uwiteka, ariko Uwiteka aje kukwisurira. Nta nubwo yohereje izindi ntumwa, dore Uwiteka araje, dore abamarayika baraje. Imana nguko yasuye Sodomo na Gomora, niko u Rwanda rusuwe. Uwiteka ariyiziye, aje kureba ko ibivugwa i Sodomo ni Gomora ari ukuri. Inzego zose z'ubuyobozi, zaba iz'umutekano, iz'amadini zose, Uwiteka arahatambutse. Ntabwo arebye icyubahiro, si n'uburanga arebye, amashuri ntacyo avuze, intwaro za kirimbuzi, ibyo byose bishyizwe hasi. Imana igiye kubahwa nyakuri. Murakoze. Reka dusenge. Data wera wo mu ijuru, umwami w'abami, dore nciye bugufi ku birenge byawe. Niweho Mana nyakuri, niweho uzahoraho. Uri hejuru ya Satani, ukaba hejuru y'abadayimoni, uri hejuru y'iyi miryango yose ikorana na Satani yitwa Eliminata, ibigirwamana, za Roza Kuruwa, ubufarumaso. Ibyo byose ubirusha amaboko, ubiri hejuru birusha imbaraga. Uri uwera, uri hejuru y'abatunzi inzoka z'ibigirwamana, uri hejuru y'abishingikirije imbaraga zose z'imyuka mibi. Uri hejuru Uwiteka, uri hejuru y'ubwenge bwose, uri hejuru y'imbaraga zose, yo kumenya kose, uri hejuru y'abami n'ibikomangoma byo mu isi. Ndagushimye gitare cyanjye. Nta muntu utinya kuri iyi si, niyo uje nta n'ubusaba uburenganzira. Rero mushyitsi muhire, ubwo uje kudusura, nanjye sabiye abatuye isi kugira ngo bashoboze kwitegura kuza kwawe, kuko kugiye kuba umuborogo n'amarira. Ndabona benshi biteze imigisha, biteze ibyishimo n'iminezero, ariko Uwiteka icyama ukigenderera imitima y'abantu benshi, bakera gupfa barimbutse, ahubwo bakakugarukira
bakongera bakabona mu maso hawe. Urakoze Kristo kutabaye abantu benshi barembutse. Cyubahiro kibi cyawe, ndakwinginze ubabarira abantu babuze ubwenge. Ndakwinginze babarira abatuye isi, kandi ngisenga utabara abarwayi kwa muganga bitabweho, ngohereza ingabo z'abamarayika zifasha abaganga. Hari ibyo batashobora kuvura, ariko uri mu ijuru mwami, yuvuze ijambo rimwe gusa abarwayi barakira. Utabara abagore bagiye kubyara, kuko niwe utuma batwita, ubahereze no kubyara. Ayiwe, utabare Mana, abari mu kaga n'amakuba, haba no mu nzu z'imboho hanyure. Nukuri ababa baragambaniwe na bagenzi babo, abo bose barenganura bakoze ibyaho, bahe kwihana no gusaba imbabazi. Uwiteka utabara imfubyi n'abapfakazi. Urakoze nyakubahwa kuri kumwe natwe, urakoze kutugiriye neza. Cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.